Yes guys, bakunzi ba Shine TV, reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubereka kamwe mu kantu k'ingenzi mu buzima bwanyu gashobora kubafasha kakabagabanyiriza expense mu mafaranga mutakaza. Ndabizi kuko nta muntu udakenera icyangombwa cyangwa se serivisi ya leta anyuze ku irembo. Icyo ngiye kubereka ni uburyo ushobora kwisabira serivisi ku irembo ewana, ukabikora wibereye iwawe, maze ibyangombwa ukaba wacyohereza umuyobozi cyangwa se serivisi uri gusaba ukaba wayibona igihe uyikeneye. Icyo usabwa ni ukuba ufite smartphone, ufite icyo bita data cyangwa se megabyte. Yes, ariko nanone niba uri kureba ino video utarakora subscribe kuri Shine TV, vuga ati ikomange mu gatuza uvuge ati ndi Babylon. Vuga ati ndi Babylon, wallahi niba utarakora subscribe ibaza ariko ukuntu unteza bari abana. Ibaza uri kureba video yakozwe neza muri videotech ya Shomi, birambabaza cyane kubona viewership yazamutse ariko subscribe zavuye kuri video zikiri hasi. Yes guys, reka nizere ko utari Babylon kabisa, wakoze subscribe wenda. Okay, reka twitangirire tu. Wowe icyo urakora, uraza kuri Google Chrome. Kuri Chrome kabisa niyo ibikora fresh. Kuri Chrome niho uraza, tujye dutangira neza kugira ngo tugendane ibintu bitazagucanga. Iyo utangiye kuri Chrome aha niho uhingukira tu. Hano uhita uza ukiyandikiramo mu magambo yoroshye, uhita wandikamo irembo. Irembo gutya gusa, then ugakirika kuri search box. Yes, aho uhita uhingukira ni aha ngaha. Uhita uza hano ugakirika hano kuri irembo gov. Then wait. Okay, ngira ngo ahantu uhita uhingukira ni aha ngaha. Umuryango, ibyemezo batanga, icyemezo cy'ubupfakazi, icyemezo cy'uko utuye, icyemezo cy'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Okay, murabibona abinjira n'abasohoka. Ibi ni ibyemezo naho biba ku irembo batanga, irangamimerere, icyemezo cyo guhinduza izina, gusaba indangamuntu, gusimbuza indangamuntu yatakaye. Abantu murabona ko ari byinshi. Reka tujye nko kuri polisi, abenshi ndabizi baba bashaka gusaba amakode bakoreraho ibizamini, bazakoreraho ibizamini. Gusaba kopi y'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ni igihe nyine wataye driving license yawe. Kwishyura coterivation, kandi hano kuri kwishyura coterivation kuko nibyo biraza kunkundira kuko njye mfite category. Kanze hano kwishyura coterivation, hano uhita ukanda kuri saba. Then wait, ugategereza. Hano urabona harimo ibijyanye. Okay, hano ushyiramo nomero ya plaque yawe. Iyo ntwara ni RB 451 M. Shyiramo tini ni 10 21 77031. Okay, then click on search. Okay, ngira ngo urabona ko bahise banyereka coterivation mfite. Then ubu hano nakirikamo coterivation ushaka kwishyura, nkayisabira kode nkayishyura nyine tu. Kansabe nk'iyi ya 20,000. Iyo bitukana kubikurikira. Nomero ya telefone, ino ni telefone nyine barozeraho message. Then kanandike 0789191915. Email nandike ishimwe ariko nanone niba uri kureba ino video utakoze subscribe kabisa, sha urimo uranteza barababire kabisa. Maze nawe Shimwe Desire
68 buzz gmail.com. Kabisa nizere ko wakoze subscribe baza utayikoze wallahi waba wanteje then ugategereza tu. Hano ubu message bamaze kuyinyohereza tu, nuko simukadi iriya na simukadi nashyizemo nuko atari ndi gukoresha, uri guhita ubona message bakohereza kode uhita wishyuriraho then ewana biba birangiye tu. N'izindi serivisi, hari serivisi nyine ukeneye nanone kwishyura wampamagara kuri nomero 0788 19 19 105. 5 kwa 5 turi kumwe. Nizere ko ngiye kujya mbagezaho video nziza, Imana nifashamo namwe nibafasha mukajya mukora subscribe. Thank you so much, I love you.